Imana yavuze ngo iragutabaye bose babireba, abaturage bose babireba, abavuze ngo nakuzimarira, abavuze ngo nakusagera, Imana iragutabaye. Haleluya, haleluya. Cyerekezo aramna ngo nisegebo. Imana iravuze ngo wasire kudepasa umwanzi wawe, utabarwa, wasire kurengerwa, wasire kugisha. Amen. Haleluya. Raba tutasize nuko Imana. Imeko Imana ndabyemeye kudasetse nzogura zireka yego twongeye cyane. Amen. Yaranze ngo Satani yamurimba yubatse ufite umugabo n'umwana mazina ni Josuwe n'ibigena cyangwa se Profete Mudomo w'Imana. Nzikurinda we warinze njyewe Nzima Theogene uturuka muri Burera, warinze n'abanyamasengesho ndetse na Rudomoro muyikomera amashyi nukuri cecekere. Iyo Mana irakwibutse uretse imisiriraga ko byamaze kurangira, kandi nawe ubwawe nakizere wari ufite. Nyuma y'ayo majwi yo Uwiteka aramanutse nukuri cecekere. Amina, 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 amina. Wahuye n'ikigeragezo inshuti ziragunga, aho unyuze hose bati ni Murora uko yabaye. Baguhimbye amazina kuko ariko babibonaga, bagukina ku mugimba kuko ariko babibonaga, bigatuma umusonga w'ikigeragezo urushaho kukujomba. Ariko uri cecekere, iyo Mana irakwibutse. Wahuye n'ikigeragezo inshuti ziragunga, aho unyuze hose bati ni Murora uko yabaye. Baguhimbye amazina kuko ariko babibonaga, bagukina ku mugimba kuko ariko babibonaga, bigatuma umusonga w'ikigeragezo urushaho kukujomba. Ariko uri cecekere, iyo Mana irakwibutse. Cecekere, iyo Mana irakwibutse. Yibutse Mefibosheti, Imana yimutse Morodekayi, nawe iramwibutse. Cecekere, iyo Mana irakwibutse. Cecekere, iyo Mana irakwibutse. Yibutse Mefibosheti, nawe Imana yimutse Morodekayi, nawe irakwibutse. Cecekere, iyo Mana irakwibutse. Mumbugire ngo Imana, mumbugire ngo Imana, mumbugire ngo Imana, mumbugire ngo Imana. Imana yo, Imana igira neza. Nawaje gusenga ngo basimwe n'ibyo basimwe mwari. Haleluya, haleluya. Abazimana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iki? Haleluya. Guma 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 guma. Haleluya, 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 haleluya. Kuko Umwami Imana azanabara nicyo gituma namwara. Siedebo, Rabasone nebo, Relebo, Rabasone, Hallelujah, Totaramo, Relebo, Totasika, Hallelujah, Hallelujah.
haleluya, haleluya. Ndabona Imana ariko bana imvugo Imana igiye abantu bose baje gusenga uyu munsi. Imana yambye ngo ibahaye kugenda hejuru y'abanzi babo. Yesu y'abanzi babo, Yesu y'abarusi, Yesu y'abarusi. Zamura haleluya, haleluya. Ryo kurengera Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzatinya, guma yo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, naho nanjye mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose. Haleluya. Abazimu bashe nta muntu Imana itabaye muri amateraniro ngo ayizamure ave mu mwanya. Amen. Haleluya, haleluya. Hari ababyeyi bari barabuze amahoro, yego. Hari abagabo bari barabuze amahoro, yego. Baje gusenga Imana irayama, binurebe byiza byo gusenga. Hari ababyeyi bari barabuze amahoro, yego. Hari abagabo bari barabuze amahoro, yego. Baje gusenga Imana irababona, binurebe byiza byo gusenga. Ababyeyi bari barabuze amahoro, hari abagabo bari barabuze amahoro, baje gusenga Imana irababona, binurebe byiza byo gusenga. Amen. Ibirungi niho byaje. Twumve cyane amen. 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 Yaratwimanye kutubana mu gaza. Yaratwimanye. Yesu Kasimanga Arabisi Nezo Mugara Turamiye Sugere muri munsi iyo twimutse iyo neza yaratwimanye Yesu nejo yaturamiye muri munsi iyo twimutse iyo neza wa mwana iravuze ngo nawe Imana ikuvanye iragushize naguripfuye Satani aramwanya Imana yakurengeye ngakira igitangaza mu izina rya Yesu Imana yamukijije. Twongeye cyane amen. Dushaka Imana itabara abantu baje gusenga uyu munsi. Dushaka ko Imana igira neza. Twongeye cyane haleluya. N'abantu baje gusenga baza muri biganza Imana bakiza. Amen. Twongeye cyane amen. Uramungu nta jambo Imana yavuze ngo rihere, yari yarabitugiye, iyo Mana yari yarabitugiye. Amen. Haleluya. Amen. Mutunge ibiganza mwese mugongo avuye mu mbata y'ibyaha, ngavuye mu businzi, kuko Imana imuvanye Yesu ibyaha byose arabibitse,
agandutse Imana wemeye gukorera Imana wemeye gukorera Imana ndabyemeye kudasetse nzogura zireka yego twongere cyane amena yaranze ngo Satani yamurindiye imbata ye ariko Imana iranze ngo musire uhereye umunsi ni Imana igutsishije ikuvanye mu mbata y'ibyaha Imana yikanya kuri imimbara Imana iranze ngo iguha agakiza gafatika yajya gusayikorera yajya gusayitsinira usayihimbaza twongere cyane amena Imana iramye ngo ibyaha byose ubisohotsemo wemeye gukora Imana urukuwa gatatu mwayikaza ikindi Imana irangiza ngo kandi amasengesho y'uyu munsi gatumye ugira umunezero mu rugo rwawe gatumye Imana ikwigisha amina Mana umva gusenga Mana we Mana umva gusenga Mana we Mana umva gusenga Mana we Mana umva gusenga umva gusenga Mana we Yesu we warinza bidodomi zikiye rudomo Mana umva kurinda Mana we Mana umva kurinda Mana we kurinda Mana we uzikurinda we warinze njyewe Nzima Theogene uturuka muri Burera warinze namwe n'abanyamasengesho ndetse na Rudomoro muyikomera amashyi Amen. Karibu. Kombe cyane amen. Kubw'umunsi ndishimye kandi Imana yabahuye yahuye ababyeyi yahuye abagabo n'abasore n'abakobwa Imana ikoze igitangaza muri aya materaniro ni umuntu ukumva yakize ibyamaze iminsi yimwirukaho nkazamura ibiganza bibiri ndashima Imana mwakire kubaho tugiye gusoma ijambo ry'Imana turasoma ntabwo nivuze kubera ko Umwuka Wera ari muri njyewe muvugizi umunezero
Shinga Pastor Ezekiel mani guhumugisha mu izina Yesu Kristo Nazareti warakoze kumbarika nagukunze shimira abadiyakoni n'abajyanama n'abaririmbyi n'abakristo mwese mani bahumugisha mu izina rya Yesu rero ndishimye kubanyu shimira na Prophet Abidodomu from Gahinga mani muhumugisha nawe n'inshuti yanjye magara tubanye imyaka 5 mani muhumugisha iyo mvuze ngo ndatebaraza iyo mvuze tuzi gucuta turajyana twajya ahantu hatandukanye nawe naza muri Uganda tugira ngo Imana imuhumugishe cyane amen rero nshimiye n'Imana yemeye kumurara hano ku gatuti ndishimye cyane amazina ni Josué Niyigena cyangwa se Prophet Mudomo w'Imana mujye bazi Josué Niyigena cyangwa se Mudomo w'Imana bani babimugisha tyo gusoma ndubatse ufite umugabo n'umwana tyo gusoma ijambo ry'Imana mu bami wa kabiri ibice 7 tuhera ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri turasimbuka n'umurongo wa kabiri abami wa kabiri ibice 7 Imana ishimwe cyane ni ijambo ryose ndetse bikomeye mu gitabo cy'abami wa kabiri ibice 7 umurongo wa mbere n'uwa kabiri turasimbuka n'umurongo wa karindwi turasoma n'ahandi naho mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'abami wa kabiri nabwo 19:20 umungoni gusa yo kubisomera Imana ishimwe ariko Abido arasoma aha kabiri ahambere kamasomo Imana ishimwe aravuga ngo Elisani yuko bagiye gukira Esa avuga ati mwumve ijambo ry'Uwiteka Uwiteka yavuze ngo Yesu nk'iki gihe irembo ry'Isamariya intego y'ingenzi isagurwa shekeli kandi intego za sayini nazo ni shekeli ariko umutwari umwami yegamiraga asubiza umuntu w'Imana mbese nawe Uwiteka yakingura amadirishya y'ijuru bene ibyo bintu byabasha kubaho aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntabwo uzabijyaho Imana ishimwe dusimbuke mu karindwi haravuga ngo karindwi dusimbutse ku cyo gice bahera ko barahaguruka n'umugoroba hari mu kabwindi bataha amahema yabo n'amafurashi yabo n'indogoro zabo uko urugendo rwakabaye murahurira muragashira muri amateraniro hari ibyo Imana igiye guhungisha n'ivana ku buzima bwanyu twonge cyane amen n'ibunga cyangwa n'ibihunga hari ibyo Imana igiye guhungisha haleluya ariko twonge cyane amen hari Imana igiye guhungisha imivana ku buzima bwanyu mu yandi magambo umuntu wese wasenze Imana imuvanye nk'umutwaro twongeye cyane amen umuntu wese yasenze Imana yavuze ati akudepasa umwasi wawe ati akudepasa umurozi ati akudepasa ibyaguhangaye zamura haleluya ati akudepasa umwasi wawe umunsi ati agaciro reka Prophet Abidodomu adufashe gusoma mu kabiri ibice 19 mu 20 aravuga ngo bami ba kabiri ibice bya 19 ku murongo wa 20 haravuga ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya Uwiteka Imana ya Isirayeli avuze ati kuko wayisabye kikurenge kuri Senikire umwami wacu irabikwemereye abantu basenze umunsi waseka Imana kurenge Imana yavuze wakire kurengerwa wakire gutabarwa wakire kurengerwa haleluya haravuze ngo 20 hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Hezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko
kuko wayisabye kukurengera kuri Senikarebu umwami wa Ashuri irabikwemereye muvuga ngo amen. Kuko watse ko Imana ikurengera, Imana yavuze ngo iragutabaye bose babireba, abakurengera bose babireba, abavuze ngo nakuzimarira, abavuze ngo nakuzagera, Imana iragutabaye. Haleluya, haleluya. Cyerekezo aramna urabona siyedebo Imana iravuze ngo wasire kudepasa umwanzi wawe, utabarwa, wasire kurengerwa, wasire umugisha. Amen. Haleluya. Raba tutasize umuntu yambwiye akambwira ngo umfashozi we sinigura Imana usenga itaraguhaye igihino ubu muzabe umugabo. Aravuga ati iyo Mana usenga itaguhaye igihino ngo rimere ufite ibihanga wasamye uzabe umugabo. Mane byirisha abarikomeye cyane ntabwo mwana wanjye rudomoro ndavuga ati karanga ngiye mvuga y'Imana basubiza ngo Imana amen. Ntabwo nzakugirira Yesu Imana ikinjira kizangirira neza, ikinjira kizamigirira nuzi umwuka wiga tonye cyane amen. Imana iravuga sohoza nibaza amen. Nivuga ngo nzagutabara gutabara umunsi Imana igutabare umunsi Imana kureye aho utatse kisi Imana igutsinze. Zamura haleluya. Aho utatse kizira Imana ije gukizira, aho utazi ubutabazi bw'Imana Imana iragutabaza. Akira gutunga izina rya Yesu. Mana nawe nzaguha iryinyo. Ndavuga mwana wasi, ndavuga karama nzaguha iryinyo bose babireba. Twongere cyane amen. Ndavuga nzakugirira Yesu, ndavuga nzagutabara, nzakwamamaza. Amen. Shemundi nagiye Kigali amen. Bamaye inkoko ndavuga ngo sinjya inyama amen. Niba kuko najyaga amagufwa n'ayabuze none inkoko ndi kuyanga. Nibuka amagufwa najyaga muri inkoko bayibekere niyangire ndavuga nakuri Imana itavana umuntu, nakuri Imana itavana umuntu, narabibonye Mana nakuri Imana itavana umuntu. Haleluya. Nakuri Imana nakuri Imana itavana umuntu, narabibonye nakuri Imana itavana umuntu. Haleluya. Nakuri Imana itavana umuntu, nakuri Imana itavana umuntu. Yesu we narabibonye nakuri Imana itavana umuntu. Nari nicaye kuri birashoboka, nicaye muri birashoboka, kimiyange muri birashoboka, nganicaza muri birashoboka. Hari nicaye muri sayo y'ibyaha, isarafata amagakiza ke, kimiyange muri birashoboka, ikanyicaza muri birashoboka. Hari nicaye muri birashoboka, kimiyange muri birashoboka, ikanyicaza muri birashoboka. Nyuma yo gupfa reka turi urugi sawa kuruhuzo
Imana ishimwe. Twasubiza mbere vango ejo hitiriwe kuri muri Samariya indego y'ingenzi izabugwa shekeli imwe kandi indego za Seyiri nazo ni shekeli imwe ariko umutwaro umwana yegamiraga asubiza mu w'Imana mbese nawe utaka yakibura amabese y'ijoro bende mu rwanda kubaho. Imana ishimwe cyane. Imana turengera ngisigiye kwirembo ry'Isamariya Imana yavuze eso ngisigiye twongeye cyane amen. Abantu bagutese iminsi, abantu baguhaye imyaka, abantu baguhaye amezi basiko nasisimbarira, abantu basiko nabuju, abantu basiko nabuzima, abantu basiko naserekezo. Isamariya yateye inzara. Amen. Abantu ngo barajyana n'abantu ngo barataka Isamariya aragotwa n'abantu bahura n'inzara ibintu birakomera. Amen. Ariko Imana yavuze eso n'iki gihe aho wasebeye, aho wamwari, aho bakuvugiye, Imana iragutabaye, Imana ikugiriye neza, Imana iragutabaye. Twongeye cyane amen. Amen. Eso n'iki gihe Imana iragutabaye. Imana igiye gukiza aho utakeka inzira, aho utazi ko bidashoboka. Imana igiye gukiza aho bazi ko nta ujya, Imana iragutabaye. Aho bazi ko nta cyerekezo, Imana irakurengeye. Imana irakubwiye muri uyu munsi, Imana igiye gukiza aho zitari. Abantu baragusuzuguye, abantu baragupinze, ariko Imana yavuze ngo bakire gutubaga mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Karande iragiye, kanseri iragiye, uburwayi buragiye, ubukene buragiye, indambara ziragiye. Twongeye cyane amen. Amen. Amateka Imana ihindura amagambo. Wakire kongera kubaho, wakire igitangaza, wakire kongera kurya, wakire guseka, wakire gucuruza, wakire akazi, wakire kubaka, wakire amahoro. Zamura haleluya, haleluya, haleluya. Uyu munsi watseka Imana ikurengera. Imana yavuze ngo irakurengera. Naho wakire gutabagwa, ngira ngo papa nakora Imana itavanye, mama nakora Imana itavanye, wibansira nakora Imana itavanye, yewe nakora Imana itavanye. Uyu munsi wakire gutabagwa, Imana idutabaye. Reka dusenge ariko uyu munsi watseka Imana ikurengera, wakire kurengera izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu uravuga ngo ugiye kuturengera, utugire neza. Urakoze ko ubikoze. Uravuze ngo ejo ntukigiye ku irembo ry'Isamariya uradutabaye, waturengeye, wemeye ibikomere by'ababyeyi, utabaye abagabo n'abakobwa basura. Urakoze ko utazi agakiza mu iteraniro, utazi agakiza kuramugana, utazi kwezwa no gukizwa, umuvanye mu nzoga n'umusizi n'umusambanyi. Tumushimiye ngo utanga umushahara wawe kandi uyu munsi ukiza abarwayi mu izina rya Yesu. Amen. Mu kibazo ngo